murakoze cyane inshuti zanshe abakunzi banshe bamugenda buri munsi mwarakoze cyane gukora subscribe gusharinga amakomantere ngabonye abanterera n'amasimu mwarakoze uno munsi wabone ntacyo ngiye kubabwira ngiye kubahanura cyangwa se kuvuga ibintu byo bizakunda abantu muri societe yacu tugira ibibazo cyane rero nimba nawe uzumera gutyo nyabo ugenda ubireke ikintu cya mbere ngiye kwiyama abantu cyangwa se kubwira abantu ni ugushira abantu mu gatebo kamwe. Mvuze mu gatebo kamwe ni ugufata abantu bose ukabashira muri en general swate ku rugero nimba hari umuntu wagukosheye niba yari yitwa runaka cyangwa se ari umurara w'abanaka ukamugenda uvuga ati ngo abanyanaka ngo bose ngo nimbwa cyane tabagabo babamo cyangwa se nimba ari ubwoko runaka nimba ukorera umunyakenya ukamuvuga ati nimba yarakwambuye ati abakikuyi bose nimbwa barambura cyangwa se abakamba bose nuko bameze cyangwa se abashi bose nuko bameze ari umushimwe wo gukorera ikosa cyo kintu mugende mukireke nukuri kw'Imana ngiye kwiyama n'abakobwa wa mukobwa we nimba warahemukiwe n'umuhungu umwe nimba hari umuhungu ugeze gutera inda kwanga warangiza akakwigarika akakuguhinduka tukagenda uvuga ngo abahungu bose nimbwa n'abakobwa mugende muri icyo kintu kuko reka ngwereze uwo muhungu nimba yaraguhemukiye uzambati ngo abagabo bose ngo nimbwa abagabo bose ukamubita imbwa abagabo bose ngo nimbwa wa mukobwa we uvuga gutyo ukamwangara ukambati ngo abagabo bose nimbwa ni ukuvuga ngo nimba abagabo bose nimbwa kandi iso nawe wakuzaye ni umugabo ni ukuvuga abagabo bose nimbwa naso ari muri abo bagabo ari enkiri muri abo bagabo ni ukuvuga ngo nawe so nimbwa kandi imbwa izizara imbwa inzoka ikabyara inzoka inyabu ikabyara inyabu inka ikabyara inyana ni ukuvuga ngo nimba abagabo bose nimbwa iso nawe nimbwa kandi iso yabyaye imbwa nawe ubwo uri imbwa akazi nuzo uvuga ngo abagabo bose nimbwa uzuvuga ngo nashe ndimbwa akazi icyo kintu mugende mu bicikiro uzuhana na Bibiliya iravuga yonyine ngo Imana umuntu azozira icyaha ciwe nta uzozira icyaha cy'undi muntu kuja mu ijuru ni ikinege niyo mpamvu umuntu atazojana mugenzi wiwe tuzojana so mu ijuru tuzojana nyoko mu ijuru tuzojana umugore wawe mu ijuru tuzojana umwana wawe mu ijuru rero ni ukuvuga ngo abantu mugenda mushira abantu en general nimba hari umurara wakugiriye nabi cyangwa se mwakosanye ukamuvuga ati wa mwana we uzopfe udashatse muri uriya murara umuntu awukore kosa n'uriya muntu umwe ivyo bintu twagiyemo ivyo bintu turibaho uzuhana umuntu uzujije umuntu bijanye n'icyaha yakoze icyo kintu mugende mu cyumba timukaza mushira abantu mu karitero kamwe ikindi jewe ngiye natangaye nukuri kw'Imana mwabantu umuntu mukaba uka mu rusengero akamaza yibungenga akamaza ngo agiye kwiyama abantu ngo bari mu gusimba ngo hari abantu bari mu gusimba kugira ngo birekane ngo abantu bari mu gusimba nabi ngo hari abantu ngo batari bari mu ngo bakaza gusinda hano imbere mwabantu ninde abagize abacamanza bandi Yesu yarabaye ninde abagize abacamanza biravuga ngo mureke ingano ni sinzi ngo mureke ingano zikwane n'ibitari ingano bikurane umunsi wo gusarura bizasobanuka ni ukuvuga ngo mureke abapagani n'abakristo bakurane bakure umucamanza n'uyu umwe gusa uwo munsi wo gusobanura n'uzosobanura wowe wigize umucamanza gute ni gute wo kwambuka mu rusengero ukavuga ngo hano hazagira ngo abantu ngo bari muka wowe uzi umuntu uri muka uramuzi neza wowe uri Imana kuramureba mutima wiwe urahazi wowe uhamubwira wowe urinde gituma abantu batazareba umugogo uri mu majisho yabo bakareba agatotsi ka mugenzi wiwe gatoya kari muri ijoro ry'undi uzubanza wireba wa muntu ntasoni mugira muzamubwira ubwoba
Nindababwiye kuko urusengero rw'abakristo rw'abakristo ahubwo ntimuzi aho Kristo yabwiye abantu ngo mureke abana bato baze bansange. Ahindura amagambo arababwira ati yewe njyewe sinazanywe no gukiza abakristo, njyewe nazanywe no gukiza abanyabyaha. Yesu yaje gukiza abanyabyaha, ntiyazanywe n'abakristo. Iyo tujya kuba turi abakristo twese twari twarakijwe, Yesu ntiyari gupfa, ntiyari guhambwa, ntiyari kuzuka, nta kintu kiba cyarakozwe, tibo baramubanza ku musaraba. Yesu yazanywe n'wa munyabyaha. Ni gute wo kwanga umunyabyaha ugakunda umukristo? Aho ugomba gukunda wa munyabyaha niba ukeneye ngo akizwe. Ukaza kumbwira ngo kuzina hariho formule yo kuzina, ubundi kuramya Imana no kuzina Imana biva mu mutima wawe wenyine. Uko wazina kose Imana yakwemera, wabyina ugaramye, wabyina witera, wagira gute timukaza mucana imanza mugende muzivemo uzurina ku giti cyawe. Ubukristo ni ikinege, niko bibiri. Ubukristo ni ikinege, ubukristo si ukuvuga ngo nuko wareze mugenzi wawe cyangwa gutya. Imanza ni iziki mwabatuye Imana, mugende muri kiyo ngeso. Iyo ngeso mugende mwicikemo kingene wacize kibere byanyu. Rero ndabira bitari uko muzatubwiye tukirekera amakanisa tutureka gusenga mu kanisa. Umuntu nabyina ngo yagize nabi, n'utabyina iyo mwakutse kuririmba tujya gushaka igisirimba abantu bose muzamuhaguka muzine abantu bose muhaguka timukaza muza ngo mwifate mu cyangwa se ngo mwifumbate. Nubyina ati ngo wazinye nabi ngo ntabwo ngo muri mu mwuka. Aho abantu timubwira ushobora ntamushobora, nuko mugende muri kizo bintu sawa. Murakoze n'abandi bose bakora ibintu mugende mureke mureke kuba bacamanza, muze musenga Imana. Niyo mpamvu muri mu gucamo amakanisa buri munsi mu Rwanda amakanisa. Aho wowe uzi kuzuna neza kuri mu guca ugasambura ikanisa ukagwana mu rusengero. Apasiteri bageze ahantu ho kumenana inyuma, ho gukubitana kwicana. Hirya no hino turimo kumva ngo urusengero rwasambutse, baciye pasiteri ukuboko bamukubise. Umukristo muzima wozamura ukuboko ugatema ugaca pasiteri ukuboko ukamuvuna. Umupasiteri wasizwe amavuta mw'abakristo menya umwamusha n'ukuri kw'Imana. Umukristo ukamusanga ngo barunaka ngo bani urusengero none ako dufungura urwacu ngo bari kugisadaka. Nindababwiye kuko ubukristo ari kugisadaka. Amacakubiri mu rusengero nayiki mugende muri kizo bintu. Murakoze cyane.